makeya aho iwanyu ndacumbitse mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka wavuye mu gitaka ni nacyo uzasubiramo nzakwamburwa yewe wa mubiri we nawe wasiwe ndabizi nawe uzashira iwacu mu ijuru sinzongera kubabara yewe wasiwe ijuru ntabwo uzibukwa mubiri we narakwambitse n'ukuri ntako nagize ariko wanze kunyurwa narakugaburiye naragusize nakuraje heza ngira ngo wenda wanyurwa ariko wanze kunyurwa mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka wavuye mu gitaka ni nacyo uzasubiramo nzakwamburwa yewe wa mubiri we nawe wasiwe ndabizi nawe uzashira iwacu mu ijuru sinzongera kubabara yewe wasiwe ijuru ntabwo uzibukwa iradashira byose ntibyashobora kudukura byose ntibyashobora kudukura ntacyo nzanye mundo kibasha kuncu simfite todaguha nizeye umusara uwo wamfiri kuba mukomeje kwifatanya natwe kuva kwa gatanu w'icyumweru gishize ubwo mwamenyaga inkuru mbi yo kubura umuvandimwe wacu. Mwakoze cyane. Muri aka kanya tugiye kumusezera, mbibutsa ko misa ni hano hirya hafi y'ibitaro bya gisirikare Kanombe kuri paruwasi. Nsaba ko n'abantu baba bafite indabo baza kuza gushaka umwana wacu witwa Grace. Nimero ye iri no
ubutumwa twatanze hanyuma akaza kubashyira ku rutonde. Ndaza gusaba ko abafite aho bicara wenda bagaruka mu mwanya, ariko abatahafite baza kujya mu modoka bakerekeza hano hirya kuri paruwasi. Reka nsabe umubyeyi Lydia Masasu adufashe aturagize Imana mbere yo kudutangira iki gikorwa. Uwiteka Mana yacu, si umwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye igitondo cyiza uduhaye. Twasengeye kandi tukomeje gusenga kugira ngo wowe nyirihumure ukomeze uhumurize imitima. Wowe watsinze urupfu, watsinze Satani, watsinze abadayimoni. Turi hano mwami tugusaba ubane natwe, utegeke ibihe, utegeke uyu mwanya, utegeke ndetse n'uyu munsi wose. Turagukeneye umunsi yo guherekeza umubiri wa Afande. Nukuri waramurinze, yakoze ikintu cyose wamutegetse gukora mu gihe cye. Nkuko Dawidi avuga, yavuze ngo waramutegetse gukora ikintu cyose, gukora mu gihe cye. Yarasinziriye. Nanone umubyeyi wacu yasinziriye amaze gukora ikintu cyose wamutegetse gukora hano mu isi, ariko kurushijeho mwami nukuri wamuhaye agakiza ku buntu. Turagushimiye ku munsi uzaza gufata itorero ryawe data, utuzabona umubyeyi amaso ku yandi. Urakoze, komeza ubane natwe gahunda yose mwami mu biganza byawe. Utubere alfa kandi tubere omega, uduhe ndetse ikirere cyiza. Dukomeze tukubone, tumuherekeza atari mu n'amarira, ariko tuvuge ibigwi, tuvuge ukuntu mwami yawe du celebre life yiwe, tu celebre yawe ubuzima bwe. Nukuri yaje hano mu isi, ni wowe wamuzanye, ni wowe yamuhaye kuvuka, ndetse uyu munsi wemeye ko data aza agusanga. Yawe ni mpamvu tuvuga yitabye Imana. Ndagushimiye, nukuri twakubonye umunsi wa mbere, tukubona umunsi wa kabiri, nanone turacyakubona. Komeza udutangaze, ikiganza cyawe cyiza kibe kuri buri muntu wese, n'abaza gukora bose, naho tuza kugenda hose. Tukomeze Mana tubone ubwiza bwawe. Turahagarika ikintu cyose kitari cyawe mwami, reka bari wowe uganza. Uduhe data mwiza ibe birori, uhindure amarira yacu umunezero, kuko tuzi neza ko yarangije neza. Urakoze wowe bugingo, wowe nyirihumure, komeza ukora ibitangaza. Rero mwami, niturangiza uyu umunsi turongera kandi tugushimire, wowe alfa na omega. Ngaho mwami, ngwino ubane natwe, ngwino tunezeze, ngwino duhe amahoro asumba amahoro yose. Amahoro ava kuri wowe. Urakoze kutwumva, urakoze kudusubiza mu birenze ibyo dusaba n'ibyo dutekereza. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo mwami mukiza wacu, amen. Arakoze. Ubu rero tugeze mu mwanya mwiza wo gusezera. Ngiye gusaba abantu bicaye hano muri tente hagati, bo biragaragara ko bafite ibyicaro, babanze basezere basubire mu byicaro byabo, hanyuma turaza gukurikizaho n'abandi kugira ngo ko tumara gusezera dusubire mu modoka zatuzanye twerekeza hano hirya kuri paruwasi. Reka nsabe uyu murongo w'imbere tutangire dusezere duhereye kuri Bishop Mashyaringa na Honorable Ngabo abambona hafi. Dusabe korale ko yabiririmba. Korale mudufashe.
umuntu uri ku byuma yadufasha akazamura indirimbo. Nzakomeza nkiringire kubw'ineza n'imbabazi zawe. Haleluya, izina rye mutima wanjye rire. Zakomeza nkiringire kubw'ineza n'imbabazi zawe. Haleluya, izina rye mutima wanjye riri. Zakomeza nkiringire kubw'ineza n'imbabazi zawe. Haleluya, izina rye mutima wanjye riri. Ubwihisho bwisumba byose, azaguma mu gicucu kihoraho. Ndabwira Uwiteka urubuhungiro, nigihome kinkingira, kuko ari buhungiro wagize isumba byose. Uruturo nuko nta kibi kizakozaho, nta cyago kizegera ihema ryawe. Nzakomeza nkiringire kubw'ineza n'imbabazi zawe. Haleluya, izina rye mutima wanjye riri. Nzakomeza nkiringire kubw'ineza n'imbabazi zawe. Haleluya, izina rye mutima wanjye riri. Haleluya, izina rye mutima wanjye riri. Azanyambaza nanjye mwitabe, mu makuba no mu byago nzabana nawe. Nzamuha icyubahiro, nzamuhorane, nzamwereka agakiza kanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, mu makuba no mu byago nzabana nawe. Nzamuha icyubahiro, nzamuhorane, nzamwereka agakiza kanjye. Nzakomeza nkiringire
iri haleluya haleluya ramye izina rye mutima wanjye iriba kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza nzakomeza nkwizere kuko utayobya nzakomeza nkwizere kuko utayobya kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza nzakomeza nkwizere kuko kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza nzakomeza nkwizere kuko nzakomeza nkwizere kuko kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza nzakomeza nkwizere kuko nzakomeza nkwizere kuko utabeshya nzakomeza nkwizere kuko utayobya kugira ngo dusabe abamaze gusezera byaba byiza kugira ngo tugabanye traffic nibazajya basoza bajye bajya mu modoka berekeze kuri church murakoze iyo turyamye dusinziriye cyane iyo tugenda mu mihanda iyo turyamye dusinziriye cyane iyo tugenda mu mihanda turindwa n'imbabazi zayo turindwa n'urukundo rwawe turindwa n'imbabazi zayo turindwa n'urukundo rwawe iyo turyamye dusinziriye cyane iyo tugenda turindwa n'imbabazi zayo turindwa n'urukundo nidufite gutinya habe na gato kuko
kuko ubuzima bwacu buri muri wowe ntidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu haba mu byago haba mu byago mu makuba hatugisha imbabazi haba mu byago haba mu byago mu makuba hatugisha imbabazi kuba turiho n'ubuntu bwawe kuba turiho n'urukundo rwawe kuba turiho n'ubuntu bwawe kuba turiho n'urukundo rwawe kuba turiho n'ubuntu bwawe kuba turiho n'urukundo rwawe iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda turirwa n'imbabazi zawe turirwa ntidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri wowe haba mu byago ndetse no mu makuba aturindira imbabazi haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha imbabazi humura urushe wemerewe birarangiye witinya ibikagose irarusha yizere wihanga amaso bisigaye izabe humura urushe uremerewe witinya ibikugose yakuremye irarusha yizere wihanga amaso bisigaye izabe yizere wihanga amaso bisigaye izabe humura urushe uremerewe witinya ibikugose yakuremye irarusha yizere wihanga amaso bisigaye izabe yizere wihanga amaso bisigaye izabe humura urushe uremerewe witinya maze yakuremye irarusha yizere wihanga amaso ibisigaye
zabi yizere yizere unihanga maso bisigaye zabikora. Twerekeze kuri eglise hano hirya. Chimana reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe kera kera warame none ubu wishe umujinya we ayigitare tima reka ngugireho kubw'imbabazi kera warame none ubu wishe umujinya. umuntu waba ufite imodoka RAH 754 K yatanga inzira. RAH 754 K.
biza gekuza nsinduka ibyo twakora byose n'umwete wacu n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukura byose ntibyashobora kudukura ntacyo nzanye mundo kibasha kuncuza simfite icyo naguha nizeye ubusa uwo wamfiriyeho niwajya n'ibindi dore nambaye yubusa ndakwinginze unyambike sinabasha kwikiza ndagushaka
ntacyo nzoba ntacyo nzoba ntacyo nzoba arankunda aranyitayeho ntacyo nzoba ntacyo nzoba imiyagiraza nanje ntushikama kuko nzi ko ari unkingiye ntacyo nzoba ntacyo nzoba ntacyo nzoba ntacyo nzoba ntacyo nzoba ntacyo nzoba arankunda aranyitayeho. Reka dusabe umubyeyi Mama Lydia adusengere hanyuma twerekeze ku rusengero. mukomere. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya 41 umurongo wa 10, ntutinye ko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya nguramira kandi nguramire ukuboko kwanjye k'uburyo. Ndasaba ngiye gusenga Imana nkurikije iryo jambo. Mana yacu, Mwami niwe Mwami w'amahoro. Turasaba Mana amahoro muri iyi nzu, amahoro asumba ayandi yose. Mana yacu, waravuze ngo nidutinye kuko uri kumwe natwe. Mana ndasenga kugira ngo uhumurize umuryango wose, abe umuryango wa Fande, Papa Trésor, ndasenga Mwami ndetse umuryango wose wa Mama Umulisa, ndasenga wowe uzi kuhumuriza. Mana urahumurize cyane cyane kuga Mama Trésor n'abana bose yawe n'abari hano na Zoe aho ari Mwami, umusange Mana, umusange umuhumurize. Nta magambo dufite ariko tuzi neza urabikora birenze ibyo dusaba n'ibyo dutekereza. Icyo twibuka Mwami, yuko wanesheje urupfu, waravuze ngo warupfu rwe urubori rwawe ruri hehe. Mwami, turizera ko data uwo mubyeyi yatsinze nawe urupfu. Waravuze ngo ahirwa abapfa bapfira mu Mwami. Yego yego Mwami, nawe umwuka aravuga ati baruhuka imihati yabo. Mwami, nukuri turagushimiye nkuko twabivuze kare. Nukuri ni umunsi twibuka data mwiza imirimo yose umugaragu wawe yakoze hano mu isi, yarangije urugendo. Kandi Mwami, washimiye ko uyu munsi atuvamo data. Ndasenga kugira ngo wowe nyirihumure komezana natwe, ndetse ukomeze imitima, ukomeze Mwami wacu, kandi ukomeze uduhe data gutuza. Wowe Mwami w'amahoro, turakwizeye. Amaraso yakomeze aturinde, kandi aturinde kibi cyose, aturinde mubi, kandi amaraso yakomeze aduherekeze kugeza Mwami turangiza mu gushingura umubiri w'umugaragu wawe. Urakoze, tugusabye twizeye. Mana wumva gusenga, urakoze we Alpha na Omega, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.